Thank you. Next question to Haryana. Yitwa Haryana Velas Victoria, umwe mu banyamakuru bamaze kumenyekana by'umwihariko mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuhezanguni wa Kinshasa. Uyu munyamakuru ukomoka muri Angola ariko ukorera muri White House akaba akomeje kugenda yibasira u Rwanda mu buryo budasanzwe nk'ibyo yakoreye muri White House uyu munsi. Uyu munyamakuru rero tugiye kugarukaho ni wa wundi ejo bundi wari uri i Gitega, aho yagiye kuganira na Perezida Evariste Ndayishimiye muri Ntare Rushatsi, ubwo bagarukaga ku kiganiro kibasiraga u Rwanda mu buryo budasanzwe. Ni ikiganiro rero cyabereye i Washington DC, aho Masad Boulos akaba ari umujyanama wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika ndetse na Aziya, nk'uko bari kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Uyu munyamakuru Haryana Velas Victoria akaba yongeye kubaza ibibazo bikomeye cyane, ariko nanone byongera gushirisha mu Rwanda, avuga ko u Rwanda rwishe amasezerano ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye na Washington Accord cyangwa amasezerano ya Washington ndetse n'ibibazo byo muri Uvira. Reka mbagezeho iki kiganiro cyose uko cyakabaye. My question is for Mr. Boulos. Since we are speaking about humanitarian situation, you have worked very hard, Mr. Boulos, to facilitate the establishment of the Washington Accord peace agreement for DRC. I just returned from DRC 1 week ago, and I've witnessed catastrophic humanitarian situation going on. And right after, as we all know, the signing of the peace agreement, Washington peace agreement, Rwanda violated the agreement. Yagize ati ikibazo cyanjye kigenewe Bwana Boulos, nk'uko turi kuvuga ku bibazo by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Bwana Boulos, mwarakoze cyane kugira ngo mufashe mwishyirwaho ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye vuba aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nkubutseyo mu cyumweru kimwe gusa gishize, kandi nabonye iso yanjye uko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage. Ikindi kandi nk'uko twese tubizi, nyuma gato yo gusinya ayo masezerano y'amahoro ya Washington, u Rwanda rwarayishe kubw'iyo myitwarire yo kuyica. Ubu hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi kiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cyanjye kuri mwe Bwana Boulos ni iki? Muri gahunda mufite yo gutanga inkunga y'ubutabazi kuri Sudani, muratekereza no kureba ku kibazo cy'ubutabazi kiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kandi hashingiwe ku nararibonye mufite ku byabaye mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, n'ayahe masomo mwakuyemo mwashyira mu bikorwa mu kibazo cya Sudani, mwe uri no gukorera ku bijyanye n'amahoro, kugira ngo harebwe uko hagira uwabazwa inshingano mu gihe mukorera cyangwa muri gushaka ko hagaruka amahoro. Kuko twese turabizi ko amasezerano ya Washington ari gusenyuka bitewe n'uko u Rwanda rwayishe. Ikindi kandi wari uri kumwe nanjye mu biro bya Oval Office igihe nabazaga Perezida Trump niba hazabaho ingaruka mu gihe haba hari uruhande rwica amasezerano. Mwabigarukaho nanone niki kizakurikiraho, kuko buri gihe abantu bagerageza gukemura amakimbirane iyo nta kubazwa inshingano bihari. Ibibazo by'ubutabazi n'akababaro k'abaturage bikomeza kwiyongera no gukomeza. Icyo nicyo kibazo cyanjye. Murakoze cyane. Masad Boulos mu kumusubiza yagize ati murakoze, yego ndabyibuka neza uwo munsi nicyo kibazo wabajije. Mu by'ukuri murabizi ko Perezida Trump abagirira icyizere kandi abaha agaciro cyane, kandi agaha agaciro ibibazo n'ibitekerezo byanyu, kuko buri gihe muzana inama n'ibitekerezo akabyishimira. Turimo gukora cyane ku bijyanye n'aya makimbirane buri munsi, turimo turakorana, kandi nzi neza ko Tom nawe afite ibyo avuga ku bijyanye n'ubutabazi n'imibereho y'abaturage, ariko tukaba duhangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi murabizi ko mu kwezi k'Ugushyingo gushize abafatanyabikorwa bacu b'Abafaransa bateguye inama ikomeye cyane yagenze neza cyane, aho
hakusanyijwe inkunga igera hafi kuri miliyaridi 2 niba nibuka neza, hagati ya miliyaridi 1.5 na miliyari 2 z'amadolari. Harya nangahe yahise ababaza baravuga ngo abafaransa baracyari hano, ni byiza. Bambwiye ko ari miliyari 2.5 ati okay, ubwo byari miliyari 2 z'amayero. Bityo rero tukaba duhangayikishijwe cyane kandi ku bijyanye n'amasezerano ya Washington. Nzi ko mwabonye amatangazo yacu, mwabonye n'ibikorwa bimwe twakoze mu byumweru bishize, turimo kubikurikirana buri munsi. Mwabonye n'ibiganiro byabereye muri Kongere, mwabonye kandi ko nagize inama briefing nahawe abagize komite ishinzwe Afurika muri Kongere. Turimo gukora kuri ibi bintu buri munsi, turimo turagerageza kugira icyo tubikoraho. Ejo bundi gusa twagize n'inama nyinshi n'itsinda rikuru ry'abayobozi baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi Perezida Tshisekedi ari mu ruzinduko i Washington. Birashoboka ko ahagera uyu munsi ubu turi kuvugana ashobora kuba ari kugwa ku kibuga cy'indege. Tugiye kugirana inama nawe, ntekereza ko umunyamabanga wa leta Bwana Rubio nawe azagirana nawe inama, kandi nzi ko afite inama nyinshi ziteganyijwe muri gahunda ye. Twiteguye kandi tunejejwe no kuzahura nawe ku bijyanye n'ibyabereye i Uvira. Birumvikana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitishimiye na gato ibyabaye, kandi byabaye mu minsi mike cyane nyuma yo gusinya amasezerano hano muri nyubako. Twahise tubyitwaramo neza ako kanya, kandi mwabonye ko nyuma yaho habayeho kuva muri Uvira. Birumvikana ko umuntu ashobora kuvuga ko hakiri uduce tumwe na tumwe tugikeneye kwitabwaho, ariko turimo kubikoraho. Nibura twageze kuri icyo cyiciro cya mbere cyo kuva mu mujyi wa Uvira mu minsi mike gusa nyuma y'ibyabaye. Ubu turimo gukorana bya hafi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byombi. Mwabonye kandi ko ejo hashize habayeho intambwe no igaragaza icyizere cyangwa se intambwe igana mu cyerekezo cyiza yabereye muri Katari. Ntitugomba kwibagirwa inzira ya Doha, ifite akamaro kanini cyane. Ejo rero habaye itangazo muri Katari rigaragaza ko hari intambwe yatewe mu biganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe, hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, binyuze mu buryo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Turashimira cyane inshuti zacu n'abafatanyabikorwa bacu muri Katari bamaze umwaka wose bakora ubutaruhuka kuri iyi nzira. Ubu buryo bwo kugenzura agahenge ni ingenzi cyane, kandi banakoranye ku bundi buryo n'ubundi bushya bugamije amahoro. Ikindi kandi hari n'ubundi buryo bwinshi bufitanye isano n'ibihugu byombi, si Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 gusa, aho twabonye intambwe yatewe mu minsi ishize i Doha, ahubwo hari n'ubundi buryo bugenga ibijyanye n'imikoranire n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, nabwo buri kuba muri iki cyumweru. Bityo rero tugomba kwihangana. Tuzi ko gusinya amasezerano hano byari intangiriro y'urugendo. Tuzi neza ko amahoro ari inzira, atari igikorwa gihita kirangira, bizafata igihe. Hari aho tuzahura n'inzitizi, hari ibibazo bizajya bivuka hato na hato, ariko tugomba gukomeza kwiyemeza no kudacika intege. Ikindi kandi turabyiyemeje byimazeyo. Perezida Trump arabyiyemeje, akaba we yariboneye igikorwa cyo gusinya aya masezerano y'amahoro, anayasinya nk'umutangabuhamya, kandi akaba yarabyiyemeje, akaba yarabifashemo inshingano. Abaperezida bombi nabo barabyiyemeje, kandi dufite inkunga ikomeye ituruka muri Afurika, i Burayi ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Bityo tugomba kwemeza ko dukomeza gukorera kuri iyi nzira, tugakomeza no gushyira mu bikorwa ayo masezerano, nubwo bizafata igihe. Ahari Tom yagira uburyo anyunganira. Tom nawe yese agira ati mu magambo make, kugira ngo nunganire ibyo yavuze, kandi koko kunganirana n'ijambo rikwiye hano. Ihamagara rya mbere nakoze uyu munsi mu by'ukuri, rya mbere n'irya kabiri kimwe
muri ibyo cyari uguhamagara inshuti zacu zo muri Qatar ku bijyanye n'iyi gahunda n'uburyo turimo gukorera hamwe ku byerekeye diplomasi ishingiye ku butabazi n'uburenganzira bwa muntu ku kibazo cya Uvira ndetse no ku rugendo rwo kugerageza kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma gifite akamaro kanini cyane ku itangwa ry'ibikoresho n'inkunga y'ubutabazi. Ihamagara rya kabiri nakoze by'umwihariko ryari ryo guhamagara umuyobozi wanjye, umunyamabanga mukuru, kuko ari we ubwe ukurikirana hafi cyane kandi ku giti cye iyi mirimo ijyanye na mekanizme uburyo bwo gukemura ikibazo cya Sudani, ariko kubikurikirana neza cyane, turi kubikurikirana neza cyane kandi mu buryo butaziguye. Ku bijyanye na Kongo rero ikiri ku isonga cyane mu byo turi kwibandaho ni byinshi, ibyifuzo n'ibikenewe ni byinshi cyane. Ubu hari abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi cyane bakeneye ubufasha bwihutirwa. Sudani uyu munsi iri guhabwa umwihariko n'inkunga ikenewe kandi ni byiza, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bibazo bikunda gusigara inyuma ku rutonde rw'ibyihutirwa kandi ni kimwe mu byitabwaho bike mu gusaba inkunga. Niyo mpamvu inama yabereye i Paris yari ingenzi cyane, ariko birashimishije ko mu kugabanya kwa mbere kw'inkunga twatangaje kuwa 29 Ukuboza hamwe na Jeremy Lin, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizwe mu bihugu by'ingenzi bihabwa iyi nkunga nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero ni akazi k'ingenzi cyane, ibikenewe ni byinshi cyane kandi bisaba ko dukomeza kubyitaho mu gihe kirekire. Uyu munyamakuru witwa Hariana Velas ntabwo yatuje, ntabwo yigeze yumva anyuzwe n'ibisubizo yahawe n'abayobozi batandukanye barimo Mossad Bureau ndetse na Tom, abayobozi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bari gusohoka yongeye kwitambika umwe mu bayobozi, aramubaza ati ese mwifuza gutanga igitekerezo ku bijyanye no kurenga ku masezerano y'amahoro vuba aha byakozwe n'u Rwanda ku masezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ese mwabitangaho icyo gitekerezo? Uwo umuyobozi yahise amubwira ati icyo ni ikintu ngomba kubanza kureba neza. Yego. Umunyamakuru rero akaba yakomeje kumubaza ariko asa nkaho adashaka kumusubiza, nubwo ibyavugaga bitumvikanaga neza. Ati mukomeze mukurikirane, haracyaza amakuru menshi vuba aha. Ngira ngo rero muramwiyumviye neza cyane, uwo bita bamwita Victoria Velas Hariana, umunyamakuru muri White House, ariko ukomeje kugenda yibasiye u Rwanda mu buryo budasanzwe. Inshuti bakuzi ba Pilot Rwanda, ndabakunda cyane, muri abagaciro.